Yes, reka tutangire dusuhuza mwebwe mukurikiye Bwiza TV ndetse na Bwiza.com. Kanya ni ikiganiro tujya hirya no hino tugana n'abantu batandukanye. Kanya turi kumwe n'umuvuzi uvura indwara ariko akazikiza cyangwa se akazivura akoresheje ibijyanye n'ibimera, ibijyanye n'ibyatsi. Iyo akaba ari umuvugabutumwa, akaba umuririmbyi, hakiri ntibagiwera akaba n'umuhanuzi, akaba ari profete. Yes, akaba rero nta wundi ari Gilbert. Gilbert Ndayambaje akaba ari umuvuzi gakondo, nyine nkuko yanabivuze, akaba ari na profete. Turakwakira mu kiganiro. Murakoze cyane. Twaje kugusura rero muri yashize twari twaganira ikiganiro uvuga muri rusange, ugaragaza bimwe mu ndwara uvura zigira mu bwoko 12 cyangwa se bunarenga. Uyu munsi none tugiye kuvuga ku kintu cyitwa ibisazi. Ego. Ubundi umuntu avuze ngo buriya muntu arwaye ibisazi cyangwa se naka no musazi, iyo bishatse kuvuga iki? Ni igihe ubwenge bwe bukora cyangwa ibitekerezo bye bikora biba byateshutse cyangwa byavuye ku murongo. Nicyo twita ibisazi. Igihe cyose umuntu yagize ikibazo ku kigendanye n'umutwe cyangwa ikigendanye n'imitekerereze umuntu aba asanganwe. Ibyo bintu bishobora kubaho ryari rero bitewe n'iki? Ibyo bintu bishobora kubaho bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Impamvu zishobora gutera ibisazi: kuba wenda umuntu yikubise hasi akagusha umutwe, ashobora kugira ikibazo cy'ibisazi. Kuba umuntu ashobora kugira uburwayi runaka bushobora kunaniza igice cy'umutwe bwamutinda igihe kinini, ashobora kuba umusazi. Noneho no kuba nyirizina aricyo tugiye no kuvugaho tukaganiraho, kuba ashobora kuba biriya bintu yarabirozwe. Ibisazi barabiroga, ibisazi barabiguteza, ibisazi shobora kubigira rwose bitewe n'imbaraga z'amarozi. Iyo umaze rero kugira ibisazi bitewe n'imbaraga z'amarozi, aho niho twebwe tubasha kuba twagukurikirana, kuko akenshi imbaraga z'imiti yindi iyo twita iya kizungu ntacyo ishobora gukora kuri ibyo bisazi by'ibirogano. Ibisazi by'ibirogano bivurwa n'imiti iyo dukunze cyangwa bakunze kwita iya kinyarwanda. Tubwire nyine bigenda bite kugira ngo abantu batandukanye ibisazi bije mu buryo bw'indwara zisanzwe byo kwikubita hasi cyangwa se yaragize ibindi bibazo ku bwonko, n'ibisazi by'ibirogano bishobora gutandukanira abantu bamenya gute? Biratandukana cyane, kuko ibisazi bitari ibirogano umuntu bitangira gake gake, ku buryo niyo agiye kwa muganga bakamufatira ibizamini babona shoke cyangwa ikibazo ashobora kuba yaragize ku kijyanye n'umutwe, bakamuvura agakira. Ariko ibisazi by'ibirogano iyo ageze kwa muganga cyangwa ageze mu bitaro agiye kubyivuza, ntabwo babasha kubona impamvu, ntibabasha kubona icyateye kuba yaragize icyo kibazo cya trouble ku bwonko cyangwa ku mutwe. Ntabwo babasha gusobanukirwa ibihari uretse kumuha imiti bakavuga bati reka tumworohereze, reka tumufashe, yaba ari kwirukanka bakaba bamutera nk'urushinge rumusinziriza, ariko ntacyo baba babona kivuga ngo ni icyateye ubu busazi cyangwa icyateye guta umutwe gutya ni iki ngiki. Aho niho twebwe rero uwo muntu bamuzana, aho biba bitandukaniye n'umuntu warozwe. Umuntu warozwe we iyo ageze kwa muganga ibyo bakabibura, twebwe yatugeze imbere bitewe n'ibipimo cyangwa dushobora kumufatira dukoresheje imiti ya kinyarwanda, bya bintu turabibona tukabyitegereza tugahita twemeza ko uyu muntu ibisazi byiwe ari ibirogano, twarangiza tukamuha imiti tukamuvura. Hanyuma wenda nk'abantu baba mu miryango, usibye wenda kuba abantu ushobora gupima umuntu ukamenya ko arwaye, umuntu we ku giti cye cyangwa abantu basanzwe bafite mwe nabo barwayi bashobora kubamenya gute? Igishobora kubibabwira ko umuntu ibisazi afite ari ibirogano, umuntu w'ibisazi by'ibirogano n'iyi saha mushobora kuba muri kumwe
mubona muganira ari muzima, kuko biriya ni ibintu, ni nka konegisiyo cyangwa nk'amasinga baba bahuje kuri uwo muntu naho bakorera ibyo bintu, wajya kubona kandi mwabonaga ari muzima, ako kanya agahita aba umusazi, agahita aturura, akaba yabavamo akirukanka, akaba yabavamo agatangira agakora ibintu biterekeranye nyine by'imico cyangwa bigaragaza ubusazi. Nicyo kikugaragariza ko uwo muntu ibisazi afite ari ibirogano. Ariko ibisazi bitari ibirogano biza bitewe n'impamvu z'umutwe cyangwa ikibazo ashobora kuba yaragize, biza gake gake ukabona umuntu ahindutse, akaba yafata nk'icyumweru kugira ngo ubone ko hari icyamubayeho kidasanzwe. Ariko ibirogano cyangwa ibisazi by'ibirogano bihita biza diregite naho byamufata, ku buryo uhita ubona bihindutse kandi wahoze umubona ari umuntu muzima. Niryo tandukaniro ry'ibisazi by'ibirogano n'ibisazi bitari ibirogano byaje kubw'impamvu z'umubiri. Hanyuma Gilbert, wenda abantu benshi bakunze kuvuga bati jewe naravuje, umuntu yarasaze, turirukanka ntaho tutagiye. Kuki hari aho byitwa ko ari ibirogano ariko babajyana mu bavuzi ba kinyarwanda ntibikunde? Abavuzi ba kinyarwanda nabo baratandukanye, turatandukanye cyane, nk'uko habaho ikigo nderabuzima, hakabaho na hopitali, hakabaho izo nzego z'uko ibitaro bigiye birutanwa cyangwa bikurikirana, niko no mu bushobozi bw'imiti buba burutanwa baba bafite. Niho ujya kumva umuntu ngo navuye hano njya kuvuza n'aha, njya kuvuza n'aha. Bose ni abavuzi ba kinyarwanda, ariko ubushobozi dukoresha cyangwa tuvura buratandukanye cyane. Hanyuma ubwawe bwo bushobora kuvura ibisazi bingana gute? Ubwanjye navuga ngo ubushobozi buri mu miti yawe, ubushobozi buri mu miti yanjye cyangwa ubushobozi bw'imbaraga mfite, niyizeyeho ko nshobora gufasha umuntu, nuko n'ababasazi babandi bageze Indera bakabananirwa mu bitaro by'abasazi, abahariye Nyanza bajya bampamagara bati umuntu wacu twaramujyanye Nyanza turahamugeza, ibisazi bimutindaho, tumujyana Indera ibisazi biranga, bamuzana nkamuvura. Maze kuvura abantu 2 baciye mu ibyo bitaro, barangiza bakaza bagakira. Rero ndahamanya ko byibuze uko byagenda kose, mu bushobozi numva mfite buri ku rwego rufatika, ku buryo nta musazi wangera mu biganza cyangwa afite icyo kibazo ngo abashe kumvaho atabashije kubona ubufasha bwitwa gukira. Ukurikije rero mu byo uvura mbere, wavuze ko uri umuvugabutumwa, uri profete, bakunze kuvuga ko basenga ibyo bisazi bikagenda, cyangwa se abarwaye indwara zose bikagenda. Ibyo bintu bishobora gutandukanya gute? Umuntu ashobora kumva ko uri umuvugabutumwa, kumva ko uri umuhanuzi, akavuga ati se arasenga, atanga imiti, bigenda biti? Ubajije ikibazo cyiza cyane, cyangwa buri wese yakwibaza, cyangwa n'undi ushobora kumva iki kiganiro ashobora kwibaza, akibaza ati se uyu muntu ibye abikora mu ruhe rwego? Abikora mu rwego rw'iyobokamana cyangwa abikora mu rwego rwa gipfumu cyangwa rw'ubundi buryo? Oya, aho ngaho waba wibeshye cyane, kuko njyewe ndi umuvugabutumwa, ndi profete, ndi umuhanuzi. Ni ukuvuga ngo iyo ngeze imbere, icyo mfite cyose nkurikije ikibazo unsanze ufite ndakiguha. Iyo ngeze imbere hari umusazi ungera imbere bitewe n'imbaraga mfite njyewe cyangwa imbaraga zindimo, ibisazi bye bigaceceka ntaramuha umuti. Iyo bicecetse, menya ko ari bya bisazi by'ibyoherezanyo, bya bindi biba biva mu miryango no mu mafamiye ahandi, biriya bisazi ndabisengera bigahigama. Ariko hari undi musazi ukugera imbere, ungera imbere yanjye, imbere we nkabona nakaraha kajya he. Icyo nkora nifashisha imiti yanjye y'ibimera nkayimuha agakira. Hari ibimera bitinya ibisazi? Ahubwo uvuga ngo hari ibisazi bitinya ibimera? Hari ibisazi bitinya ibimera? Hari ibisazi rwose bitinya ibimera, nk'uko bavuga ngo malariya itinya bagitirimu n'indi miti bagenda bakoresha. Malariya uko itinya kiriya kinini bayiha, umuriro ukagira ibinini utinya, n'ibisazi hari imiti dufite nk'uyu muti, uyu nguyu uri hano.
ibisazi birawutinya ku rwego rwo hejuru. Uyu muti ibisazi birawutinya, uwo mufashe nkawukozaho, uwo mufashe nkawusiga, uwo mufashe nkawushira iruhande rwe, ibisazi bihita biceceka bikava kuri we bikimuka ameze nk'umuntu umworosoye, cyangwa nkamera nk'umuntu umwambuye imyenda yambaye nkayijugunya hariya. Uyu muti ibisazi birawutinya. Nuvuga ngo iyo uvura ibisazi wowe ubigenza gute? Ibimenyetso ukora uvura abasazi bigenda bite? Nuko basiga imiti, ni gute ubigenza? Uburyo nkora iyo mvura abasazi, hano mpafite umuti uhari. Uyu muti iyo nguhayeho akanini kamwe nk'uko ugera kwa muganga bakagutera urushinge, iyo nkaguhaye uhita utuza ugaceceka. Ubwo se ko hari abadashobora kubinywa baba barwana, bishoboka gute ko uwo muntu akanini yakanywa? Iyo urwana rero uri kuri rwa rwego rw'ibisazi byakurenze urwana, mpita nifashisha uyu muti urimo hano. Uyu muti iyo nkozemo gutya, narangiza nkagukora mu ruhanga cyangwa nkagukora mu mutwe gutya, byonyine birahagije. Ibisazi bihita bituza bigaceceka, noneho nkatangira kugukurikirana wamaze gutuza. Rero wowe ukurikije ibyo ukora, ukurikije imiti ufite, wizera ko ushobora kuvura ibisazi bikagenda burundu? Ndabyizera kuko ntabwo ari umuntu wa mbere naba mvuye, kandi izo kamaze igihe mpura nazo, kandi nahura nazo nkazikoraho, z'abasazi bagiye bava mu bitaro bitandukanye hirya no hino, baza nkabavura bikarangira. Nk'ubu hari uwo mfite navuga ngo icyizere, yari yarasaze ari umukobwa, amaze gusara ari umukobwa, ibisazi bye biri indengakamere cyane, noneho ndangije ndamuvura, ubabyaye gatatu, ibyo bisazi bitarongera kumugarukaho. Ubwo uwo ni umuntu mfite ubuhamya kuko ibisazi mbivura bigakira burundu. Afite undi musore nawe mperuka kuvura, yarirukankaga ku buryo bukomeye, hagiye gushira imyaka 4 ibyo bisazi bitaramugarukaho. Hari undi mwana w'umukobwa nawe yashingiwe ejo bundi, nawe mperuka kuvura, we bari baramujyanye Indera, bamunzaniye avuye Indera, araza ndamukorera, aba muzima, ubu nta kibazo afite. Ibisazi rero ibi by'ibirogano, ibisazi ibi ngibi biba byarananiranye mu baganga batandukanye, iyo bingeze imbere nge biraceceka. Ubundi iyo uvuze ibisazi by'ibirogano cyangwa se ibiba byananiranye, ushatse kuvuga iki? Iyo mvuze ibisazi by'ibirogano, ni bya bisazi biza kubw'impamvu z'ibyo bahaye umuntu. Ibisazi bikaza kubw'impamvu y'imyuka bashobora kuba barohereje ku muntu. Ibyo nibyo nita ibisazi by'ibirogano, kuko byabayeho kubw'impamvu yateguwe n'umuntu, birangije umuntu abigira nk'uburwayi ariko bifite inkomoko naho byavuye. Ibyo nibyo nita ibirozi by'ibirogano. Naho ibirozi bitari ibirogano, ibyo bita ibisazi, biba ari inkomoko y'ikibazo umuntu agize mu mutwe bidafite ahandi hantu byavuye. Naho ibisazi by'ibirogano biba bifite inkomoko y'aho byavuye, byarateguwe bigapangwa n'undi muntu wifuza ko wasara, akabigeraho akoresheje ibyaba yaguhaye cyangwa yakoherejeho. Ibyo nibyo twita ibisazi by'ibirogano. Akenshi abantu bumva bakunze gukurikira ibiganiro by'abavuzi gakondo cyangwa se by'abantu bavura, bavuga ko bavura, abavuga ko bavura indwara zose, n'abavuga ko basengera indwara zose, bakunze kugaragaza ko abantu bavura imiti ya Kinyarwanda yose bakoresha ibya gakondo, hari n'abakabya babeshya, harimo abanyamitwe batavura kuko bavuga bati niba koko bavura izo ndwara zananiranye, kuki abantu buzuye mu bitaro kwa muganga? Icyo kibazo ni cyiza cyane. Ni nk'uko nidusubira inyuma dushobora kuvuga ngo uru ruganda wenda ni uruganda rukora plastique, tukavuga ngo hari n'uruganda cyane, reka tuvuge mu buryo bushoboka abantu bakoresha buri munsi. Iyo bavuze inganda cyangwa ibikoresho, buri wese ajya gushaka igikoresho avuga ngo mbese iki gikoresho cyavuye mu kihe gihugu. Akenshi abantu bishizemo cyangwa baremwamo hano nko muri Afurika urugero k'ibintu byose bivuye mu Bushinwa ari pirate.
ariko ntabwo ariko njye nabihamya nkurikije uko ukundi mbizi. Rero no muri aba bavuzi dufitemo abari pirate barimo bashaka amafaranga, batarimo bashaka kugira ute kugaragaza ubushobozi bw'ibikorwa byabo. Nujya kwivuza ugahura n'uwo muntu ukeneye amafaranga, udashaka gukora akazi, bivuga ngo yabigiyemo atari ibintu bye, nta n'icyo abiziho, uriya muntu ari gushaka amafaranga, nuhura nawe uzamugeraho ntuzakira. Ariko nuhura n'umuntu wabigiyemo akabijyamo nk'akazi, akabijyamo nk'umuntu ukunda ubwo buvuzi, nk'umuntu ukunda kwihesha agaciro ubwe, kuko icyambere cyo nungeraho ukagenda udakize, ejo nta wundi muntu nzabona, kandi nanjye mu gaciro kanjye kabe karimo karagira ute karatakara. Tuba dufite byinshi byagakozwe cyangwa twakagenzemo, ariko njye nasanze iba ari ibintu nakwinjiramo, kuko namaze n'igihe kirekire ntabikora. Abantu bambona batese bite, byaba bimeze gute, byitwaye gute, bitewe n'iki. Numvaga kubijyamo ari ibintu bishobora kugira icyo bihindura cyangwa bikarema, ariko nkavuga ngo mbese ngiye guhangana n'abandi. Ngiye kubona mbona hari umuntu wari ufite umuntu bari baramwishe 700 witwa ko yasaze. 700 bayimwishuye, uwo muntu bamushira mu nzu, baramugumana, ariko ngiye kureba ubuvuzi yakorerwa, sanga n'uburyo buri pirate, sanga n'umutubuzi mu buvuzi. Uwo muntu yaraharengane, yarahababariye. Bintera umutima wo kuvuga ngo nje kibi bintu mbizi shobora kuba nabikora, kuki ntabikora. Numva ngize umutima wo kubyinjiramo. Ubwo rero uko nabyinjiyemo cyangwa uko mbikora bitandukanye n'umuntu abyutse inzara yamurya akavuga ngo ni iki narema k'inzara indi, ni iki nakubaka k'inzara indi, ni iki. Uwo muntu bitandukanye n'umuntu uvuga ngo ibi bintu ngiye kubikora mbizi neza. Jibe wenda dusa n'abasoza ikiganiro cyacu. Yego. Ni icyo wabwira abantu bafite abarwayi, bafite ibibazo by'imisazi cyangwa se ibibazo byo mu mutwe, cyangwa se ibibazo nyine biva ku ndwara z'abadayimoni, indwara cyangwa se ibyo babuzwa byo mu miryango, ni icyo wabwira dusoza? Ndagira ngo ntangarize abantu cyangwa mbwira abadukurikiye, banza ushishoze umenye ibi bintu bibiri. Icyambere, kumenya ibisazi umurwayi wawe arwaye. Uko uzabimenya n'umujyana kwa muganga, ibyo bintu bikajya bigera igihe bikagaruka, uzamenye ko ari ibisazi by'ibirogano, uzatwitabe uzaza tugukorere. Icya kabiri, nubona umurwayi wawe mu busazi bwiwe ajya bamuzima, akirirwa ari muzima, ariko byagera nijoro ukabona bya bintu birazamutse, uzamenye ko ibyo bintu bifite aho biva n'aho bituruka. Noneho nujya kubona ukabona bya bisazi by'umuntu wawe arashaka gusa cyangwa agira ibintu yisanisha, ari byo bisazi biva ku myuka mibi cyangwa bya karande, ukabona ari gushaka kwisanisha cyangwa mu magambo avuga arazanamo abantu bapfuye cyane, uzamenye ko ibyo bisazi ari bisazi bya karande, by'imyuka ya karande. Ibyo bisazi rero, ibyo tubasha kubikoraho, ibyo tubasha kubicecekesha, ibyo tubasha kubikura ku muntu. Udukeneye rero, ushobora kuba wakwifuza cyangwa wumvise iki kiganiro ukumva hari ufite umeze gutyo, cyangwa hari uwawe urwaye gutyo, ukeneye kumutuzanira cyangwa ko twamugeraho, watubona kuri izi nimero 0788746654. Twazisubiramo 0788746654. Ngizo nimero ushobora kutubonaho, tugahura tukagufasha mu kibazo umuntu wawe yaba yagize kigendanye n'uburwayi bw'ibisazi. Murakoze cyane.